kubera sidi birimo ari kwa veterineri mama we. Reka mbifurize ibihe byiza mwe mukomeje kurikira Voice of Time TV ndetse mudasiba nyine kudukurikira umunsi ku munsi haba bari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora mwese tubahaye ikaze. Uyu munsi tuzanye inkuru y'incamugongo. Ni inkuru twavuga ko ari inkuru ibabaje, ni inkuru igoye kuyakira kuri bamwe nyine byagiye bibaho ndetse na bamwe bagiye baturaniye. Nkuko mubibona rero kuri video, nkuko muri kubibona ni inzu ziri kugenda zishya, ariko ahangaha byateye urujijo cyane kugeza aho inzu yahiye ntibabasha kurokora ikintu na kimwe. Ni ibintu bitumvikana kuko ijya gushya yahereye mu muryango wa mbere, ariko kugeza ku muryango wa gatatu hose harashya, haba inyuma ntibabasha kugira ikintu n'iki bahindura cyangwa se barokora. Hahiye harakongoka, ibintu byose birashya, ndetse n'inzugi ubwazo zirashya zikagwa, icyuma kigashya kikagwa, ndetse hari n'umwe wabashije gushya nubwo wenda habayeho ubutabazi ahita yihutanwa kwa muganga, gusa ntabwo yabashije gukomereka cyane, nubwo yakomeretse ariko ntabwo bikabije. Rero waba uri kwibaza se uko byagenze cyangwa se aho byabereye. Nyirizina byabereye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Rwimbogo, akagari ni akamushaka. Aka gace byabereyemo ni agace kazwi nka Ruzeneko mu muhanda ugana neza ujya ku isoko rya Gishoma, niho byabereye. Ukuntu byagenze rero, byatewe iyi nkongi yatewe nuko bari bacaginze igice cya sharijeri kuri bateri. Murabizi iyo bacaginze igice kuri bateri umuriro ntabwo uri kubona ahantu nyine usohokera. Bivuze ko rero igice bateri yuzuye cyangwa se irabyimba, biba ngombwa ko turika. Mu guturika rero bavuga ko yahise ikora ku mashashi, akaba ariho haturutse inkomoko y'uyu muriro udasanzwe watumye benshi bavuga ati ibi ntago ari umuriro usanzwe, ahubwo wasanga ari amarozi. Byatangiye gushya rero batangira guhunga, ariko wari uri kuzamuka ku kigero cyo hejuru n'amashanyarazi yahise ko afatiramo, bitangira kujya ku nyubako ya kabiri. Ariko mbere na mbere ahantu byatangiriye hakoreraga umutekinisiye. Ku nzu ya mbere nk'uko muri kubibona, iyi ngiyi nyine hakorera umutekinisiye, niwe wari wacaginze nyine icyo gice, ni naho habanje nyine guturika hakongeza ahandi handi. Umuryango wa kabiri uri hagati hacururizwagamo imyenda, yari shop yari irimo. Byatumye rero nayo iti kongezwa, ntibyarangira ahubwo itangira gukongeza n'inzu ya gatatu n'umuryango se wa gatatu uri iruhande warwo, ho hari harimo imiti ni veterineri. Si ibyo gusa kuko iyi nzu yari nini, inyuma ho bararagamo, bari amacumbi, ndetse hirya ku muryango wundi ari depo ya wa wundi ufite imiti ni veterineri. Umuryango wa gatatu rero ukimara gufatwa nawe babashije wenda kurokoramo utuntu duto cyane, ni utuntu tutavuga ko ni imiti mikeya itanahenze, cyangwa se wavuga ati ni ugukura nyine utuntu twari turi hafi, niko byagenze. Ntibyarangiye rero kuko hahise ko hafatwa ni mu gikari naho hahise hagerwaho, aho hari harimo nyine umwe muri abo ngabo wabashije gushya rero yari ari mu gikari, aribwo yahise kuyihutanwa nyine kwa muganga. Imyenda yabo yahiye irashya, ababamo abari bacumbitsemo aho imyenda yabo yahiye, ntibabasha kurokora n'umwenda n'umwe. Ntibyarangiye kuko yagiye naho ngaho inkongi y'umuriro ifata neza aho babika imiti, depo y'imiti, nayo irakongeza irashya, kugeza aho navuga ko ikintu barokoye ari imiti y'uducupa tutageze no kuri 20 cyangwa se n'10. Ntabwo dushobora kugira mu tudahagaze n'ibihumbi 20 wenda. Nicyo kintu babashe kurokora, kuko nabwo ni utuntu twari turi hafi bari kugenda bakurura, kugira ngo bahunge nabo barokore amagara yabo bitaza kuvamo bahaburira ubuzima. So rero bakomeje gutabaza aho ngaha rero mu Ruzeneko, aho gace bakunze kwita ku Ruzeneko, harimo intera nini cyane, hafi kilometero aho station ya polisi iri, kugira ngo wenda ibashe kuzana kizimyamoto babashe kuzinya. Yahageze inzu imeze nkaho yijimije ubwayo, inkongi yarangije, kuko nta nubwo byahiye kuvuga ngo byahiye amasaha menshi. byari biri kuba mu kanya nkaho guhumbya kuko ntago bigeze no mu isaha imwe.
byahiye ku buryo nta kintu babashije kurokora. Polisi nayo ishyitse, kizimyamoto nayo wabonaga iri kuzimya nyine biri aho ngaho kugira ngo wenda humuka, ariko n'ubundi umuriro waramaze kugabanuka kuko buri kimwe cyose cyari cyamaze gushonga, haba amabati yashonze, inzugi zirashonga, ibirahure birashonga, byose biba ubuyonga. Byatumye rero bamwe bagira ubwoba bavuga ati ese koko ibi bintu bibereye hano ni ibiki, kugira ngo ntibabashe kurokora n'akantu na kamwe, kandi inkongi ikaba yari iri kugenda ku muvuduko udasanzwe nk'uko muri kubibona. Bamwe bari bari aho batangiye bavuga ati ibi twari tubizi mu mafilime, ariko noneho ndi kubyibonera amaso ku maso, kuko wabonaga n'abantu bitaruye cyane bagiye mu wundi mukono kugira ngo nabo umuriro utabageraho, kuko wari uri kugenda ku kilometero kinini cyane. Bamwe rero batangiye kwibaza ati ese ko izi nyubako zituranye n'umunara, umunara ni umunara utanga nyine network, ariko bakibaza ati uyu munara we ntabwo uza gufatwa. Gusa ku bw'amahirwe byabashije rero kurangira ikizimyamoto ya polisi hashyitse, babasha rero kurokora cyangwa se kurinda uwo munara ntiwabasha gushya, kuko urumva iyo icyatakwa n'uwo inkongi y'umuriro, sinibaza ko yari kuba ari inkongi y'umwaka gace gusa, ahubwo byari gufata nini intera nini bigendeye mu mashanyarazi. Benshi rero bakomeje kwibaza ati ese ibi bintu aba bantu bahishije ibi bintu ko byahiye wenda bitunguranye, kuko n'umuntu wacururizaga mu muryango wa kabiri ntago yari ahari. Ni ukuvuga ko hari hafunze n'ibintu byo birimo, ntago yari ahari ngo wenda abashe no kurokora, kuko we yahageze buri kimwe cyose cyamaze kuyonga ku buryo atari kuvuga ati iki ngiki ni iki, cyangwa se ngo abashe kugitandukanya cyangwa se ngo akimenye. Benshi rero bakomeje kwibaza bati ese koko bizagenda gute, bazishyurwa na leta, bizagenda gute, bazishyurwa n'uwateje inkongi, cyangwa se dore ko nyuma twaje kumenya amakuru y'uko atanamenye n'umuntu wari wacometse igice cya sharijeri, niko yavuze ko ari kwa kunde abakiriya baza gukoresha telefone se cyangwa ibindi bikoresho byose bya electronic. Haboneka rero umuntu ucomeka igice cya bateri, akaba ariho hakomotse inkomoko y'iyi nkongi y'umuriro. Turibaza rero ati ese aba bantu bahombye ibi bintu byabo birenze amamiliyoni bazishyurwa gute? Ibyo byose rero nibyo byakomeje kwibazwa n'abaturage bari bashongere cyangwa se bari kureba ubwo iyi nkongi yari irimo ifata aya mazu y'ubucuruzi, ndetse byatumye benshi bibaza, baratangira baravuga ati ibintu rwose ntabwo bisanzwe, ndetse bamwe mu basenga cyangwa se mu bemera idini batangiye kubihuza n'imyemerere y'idini, nyine bavuga ati uyu ntabwo ari umuriro usanzwe, ahubwo ni umuriro twavuga ko atari umuriro w'inkongi gusa, gute ubundi inzu zishya akaba ari isigara. Gusa nyine wumvaga bari kuvuga byinshi, nubwo wenda byari biri kuba natwe turimo tujagaraye cyane, ntabwo twabashije gukurikirana neza amakuru ngo tubashe kubabaza byinshi, ariko wumvaga nabo bafite impungenge z'uko atari umuriro usanzwe, ahubwo ko yaba ari imyuka mibi se cyangwa ikindi kintu wenda cyabitse, kuko ngo yari iri kugenda ku muvuduko, kuko umuriro wabonaga uri kugenda ku muvuduko udasanzwe. Yego, nkuko rero muri komeza mubibona mu mashusho, murabona ko hano hirya ku muryango rero ho hirya w'umuriro waramaze gushiramo, aho ngaho rero muri kubona habanza niho umuveterineri nyine yacururizaga, yakoraga imirimo y'ubucuruzi, ho hari hamaze gushya byarangiye, kuko birumvikana n'uduplastike dushya vuba, twahise ko dukongoka. Aha hagati rero muri ko naho wakomeje gushya, niho harimo imyenda rero y'ubucuruzi, ni imyenda yo gucuruza nyine yacururizagamo. Birumvikana ni imyenda n'ibikapu n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Murabona ko ho hagumye hagurumana bitewe n'uburyo imyenda bigoye nyine ko yashya ikahita ko irangira. Byakomeje gushya rero, ibisenge byose birashya birakongoka, nkuko muri kubibona kuri video. Murabona ko n'inzugi rwose zamaze kwivanaho bitewe n'umuriro ubukana wari ufite. Bamwe rero bakomeje no kubigiranya rero n'ibyagiye bigaragara mu mujyi wa Los Angeles nyine, ubwo hari harimo hashya, batangiye bavuga ati ese koko iyi nkongi ntago iza kumera wenda nk'iya Los Angeles yamaze igihe yibasiye uriya mujyi wa California. Gusa ku bw'amahirwe rero leta y'u Rwanda yahise ko itabara izana kizimyamoto, nibwo rero yabashije kuhazimya, bibasha gutosha, ariko bari kuvuga ko biza gufata n'intera ndetse bigafata n'andi mazu y'abaturanyi agiye atandukanye. Ibyo byose byari gushoboka batakiba ubutabazi bwa leta.
ndetse tubonereho no gushimira leta muri rusange uburyo yita ku baturage bayo se cyangwa uburyo bikurikirana. Nayo turayishimira cyane kuko itaba hari byinshi byari guhomba birenze ibi ngibi byahombye. Nanone kandi reka twihanganishe abantu rero bahombye ibyabo, ndetse twihanganishe n'uwakomeretsemo muri abo ngabo nyine wahiye, gusa turizera ko nawe aza kumera neza kuko yahise ko yihutanwa kwa muganga. Ibiganiro byacu rero nakagaruka kuri Voice of Time TV. Icyo ngusaba rero no gukanda subscribe gafunga umusegera kugira ngo byose byizabira hano bitazigera bigucika. Je mwabanye nita DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.